nukuvuga ngo buriya umuntu agira isoni ku muntu atisanzuyeho. Nge rero mwisanzuraho, naba nkiguyeho mba nzi neza ko atari bunseke, atari bubibone nabi, kuko ni ibintu yamaze kwakira ko ntabona. Ntabwo rero njya nikomplika ngo numve ngo niba nguye ku kintu ngo ibintu byacitse, oya. Kandi nawe yabona ngiye kugwira ikintu ahita ambwira cyangwa akaza akagikuraho. Wa mugani nyira ahangaha iyo muriho mugendana mu muhanda, kwa kundi ndiho ndabaza umugabo wawe mu muhanda muri kugendana, birumvikana hari aho ugenda umubera ijisho, abantu bo ku ruhande ubona babibona bati? Mu byo nabashije kubona nuko ntago rubanda bavyakira neza. Umutima wanjye ntago nishimye kubera ko nta kazi mfite, kandi mu by'ukuri dukeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo nishimye muri makeya. Ab'ingenzi barabimenye bari close kuri njyewe, ariko nta numwe wanciriye akariro tega. Bose baravuga ati amahitamo urimo nago n'ubuyobe. Ubundi bwo nubwo nahitamo cya kizungereza rubanda bareba bagahiga wa mugani bakavuga bati kabisa, ubundi urwo rugo ninde uzarunyubakira? Hari uzamfasha kurwubaka cyangwa n'injye ubwanjye? nize hege, economy, geography na history. Urumva iyo umubyeyi atwite abasabwa ibintu byinshi bitandukanye, ni ukuvuga ngo ubuzima bwe burahinduka ku kantu kose. Hari ibyo yaryaga yanga agashaka ibindi, afite no gukenera burusheti zonyine zikamutunga paka n'umwana avutse, ntawamenya. MTN ni 078 07 49 39. Subiremo utabusoma. 078 07 49 39. 8 29 29 nanone 97. Iyo umugabo wawe 078 48 38 217. Tochiwani TV turayekunda, Tochiwani TV turayekunda, itabayobozi bayo turabakunda cyane, banyamakuru bayo bose barajijutse, biganiro byayo biraduhugura, uye Tochiwani TV tunayipenda, uye Tochiwani TV turayikunda, banyarwanda mwese namwe muyikunde, banyarwanda mwese nukuri murayikunda, ibwota amasimbi namwe murayikunda, diaspora nyarwanda namwe turabakunda, Tochiwani TV turabakunda, uye Tochiwani TV. Reka nongere mbaha ikaze bakunzi ba Tochiwani TV, mwebwe mudukunda muri iburasirazuba, muri iburengerazuba, muri mu majyaruguru, muri no mu majyepfo y'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali namwe muri irwota amasimbi, nizere ko muri amahoro kandi mukomeye. Natwe ino mu Rwagasabo turaho turashima Imana, ubwo rimwe na rimwe nyine ibibazo bitabura, namwe murabizi bya COVID-19, benshi byabakuye mu kazi, abandi byabakuye muri iyi si dutuyeho, abandi byabasize iheruheru mu buryo bugiye butandukanye. Nubwo inzego za leta ntacyo zidakora kugira ngo abanyarwanda tukomeze twishime, tukomeze twubake igihugu cyacu, ariko burya ikiriho nubwo ibibi byose byabaho, bibereho kutwigisha kugira ngo tumenye Imana, tumenye urukundo rw'Imana, turusheho kwishima no kunezerwa. Bakunzi ba Tochiwani TV rero, nkuko mubibona kuri mikoro zacu cyangwa se kuri kamera, turi kumwe
n'umugabo n'umugore bateruye uruhinja. Aba nibo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Reka mu magambo make banze mbabwire ko uyu mudamu afite ubumuga bwo kutabona, hanyuma umugabo we nta kibazo afite. Rero mu rukundo burya habamo ibitangaza, niyo mpamvu natwe hano nka Touch One TV twifuje kugira ngo byinshi tumenye koko uru rukundo rwavuye he, uru rukundo rw'umuzi mu gihe urukundo rwo muri iyi minsi rugerwa ku mashyi, ariko ukabona umugabo nk'uyu nguyu, umugabo ufite uruhanga ruhanganye ubuhanga, umugabo rwose ubona ko ari umugabo w'intajorwa, ashobora kuvuga ati reka nkunde umukobwa utabona. Icyo ni kimwe, nubwo koko burya bavuga ko Imana ariyo yaremye umuntu mu buryo bumwe, ariko wowe ushobora kuba uyu munsi aribwo ugiye kubibona kuri Touch One, kikaba ari nk'igitangaza. N'umudamu mwiza rero nk'uko mubibona, nawe ni mutembashushu, ni mutereka amata, ariko byinshi umugabo warabyivugira. Reka tubahe ikaze, hanyuma byinshi muragenda mubimenya. Tuguhaye ikaze mada. Murakoze cyane. Amazina ninde, hanyuma kuri Touch One dutangire tuganira bakomeye. Nitwa Imbabazi Jose. Uraho neza nyakugira Imana? Turaho turashima Imana. Muraho namwe ariko? Turashima Imana natwe. Mukomere cyane. Tubasanze hano rero turabona mwishimye mumeze neza, ariko reka tubasabe hari umwana banza ajye kuryama, sibyo byiza mada? Nibyo byiza, umenya ari umuyaga uri kumukubita. Reka noneho ndatekereza tugiye kuganira neza, igihunga kitari ku mutima wawe nk'umubyeyi, kuko iyo umwana arira ntabwo uba umeze neza, sibyo? Niko biri. Hanyuma wongera wibutse abakunzi ba Touch One TV ngo ninde? Uwimbabazi Jose. Uwimbabazi Jose. Jose, ko tugusuye bwa mbere, umushyitsi kuri wowe ni iki? Umushyitsi kuri njyewe ni ibyishimo, ukuvuga ngo ndishimye, ndanezerewe kuba mwaje kudusura. Reka mbaze n'umutware wawe, waguha amafaranga akaguha n'abantu, bwa mbere n'iki wafata? Ni ibitekerezo ugomba kwigaho buri munsi, cyangwa se wakagombye gusobanukiwe buri munsi, kuko kugira ngo ubone amafaranga bisaba, amafaranga atungwa n'abantu, amafaranga ntabwo yitunga, nta nubwo wagenda ngo uyatoragura ahantu. Kugira ngo ubone amafaranga bisaba ko hari ibikorwa runaka wafatanije n'abantu, cyangwa se hari aho mwahuye mugatekereza ku mushinga runaka, amafaranga ukayabona. So ikintu cya mbere, njyewe wampa abantu beza, inshuti nziza. Inshuti nziza zampa byose. Twakorana byinshi tukajya no kuri ayo mafaranga. Reka tubanze rero tubashimire mbere yuko muvuze muti umushyitsi nicyo kintu gikomeye. Natwe tugeze hano kandi mutwakiriye neza, nubwo tutaje twikoreye, ariko dushimye Imana ko mwatwakiriye neza mada. Murakoze, natwe twishimye, twashimye n'Imana. Reka mpere ku mugabo wawe rero. Kimwe cyo natangiye mbwira abakunzi ba Touch One ko urukundo rw'iki gihe rugerwa ku mashyi. Wa mugabo we nk'uko nabivuze, nk'uko n'abakunzi ba Touch One TV babibona, uyu mudamu wawe kuba afite ubumuga bwo kutabona ukaba warahisemo kumukunda, bwa mbere mu magambo make nk'umugabo urashe ku ngingo, niyihe mpamvu yabiguteye mu by'ukuri? Ikintu cya mbere, nje mu kubyiruka kwanjye nabyirutse niyumvamo ko ngomba kuzakora igikorwa kidasanzwe mu bantu, nabyiyumvagamo. Na nyuma wenda naje guhura n'utuntu tw'utubazo dusa naho tubaye ishuri kuri njye, isomo rinyereka neza ko kuba mugenzi wanjye hari uburyo runaka adafite, akennye, ubwo buryo akennye kuba mbufite nkaba namusapotinga, kuri njyewe niwe munezero wanjye. Numvaga ari ikintu cy'ingenzi kuri njye ngomba kuzakora. Ariko noneho tunahuye nawe mbona ni umuntu unyishimiye ukunda, avuga ntari ku bundi za nzozi wazapurikira aha ngaha. Numva birabaye, nabikoze gutyo. Tugerere ku ngingo, umurambagiza byaciye mu zihe nzira?
mbo ntago navuga ngo byaragoranye kuko ubwo hari ukuntu ari inziranye n'umuntu wari uziranye nawe na bagenzi be uwo mungu akaba ari inshuti yanjye twariganye mu guhura n'uwo mugenzi wanjye ari i Kigali arambwira ati hari ahantu nshaka ko tujyana tugeze nisanga muri groupe yabo ari abantu burungano n'uyu nguyu nawe arimo ubwo muri urwo ruhande nambonye ndavugana uko biri kose nabonaga hari ukuntu ari class urabizi by'urukundo nyine ubona nyine hari ukuntu atandukanye n'abantu bari aho ngaho bitangira tuganira kubera ko nari umuntu w'umuburagere usetsa numva ntajya gutera amaburage nawe nyumvamo nawe yarasekaga na cyane biza kurangira rero numva hari ikintu nagakoze gitandukanye nibwo natangiye mwaka nimero nyuma turaganira numva aranyishimiye biza kurangira urukundo rukuze tugera kuri byinshi mu rukundo dore ngayo nguko mada uyu mugabo wawe akurambagiza ukabona araje koko arakubwiye ati naragukunze ndifuza ko turushinga warabyakire cyangwa waravuga uti ntiby'abubu oya ntabwo navuze ngo ni iby'abubu kuko nanjye nari namukunze nahise mubwira nti nta kibazo reka noneho twongere tugaruke hano bijya bivugwa ko abagabo benshi nta rukundo bagira rimwe na rimwe bakavuga ngo bakenera abakobwa b'amataye b'amashuri b'amafaranga mu by'ukuri ntabwo ako kantu wigeze ugatekereza uti uko biri kose burashobora kuba avuga ati wenda afite amafaranga oya ntabwo nigeze mbitekereza kubera ko nabonaga buri teka nahoraga mubwira nti nyamara utandukanye n'abandi nabonaga atandukanye n'abandi nubwo wenda kureba mu mutima w'umuntu Imana yabiduhishe ariko hari ibikorwa umuntu ashobora gukora akavuga ati nyamara uyu muntu ashobora kuba atandukanye n'abandi cyangwa ukagira ukundi kuntu umubona utabona abandi bantu bakunzi ba Touch One TV ngira ngo muriho murabyumva ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri benshi ngira ngo murabizi neza ko haba ari hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga hari igihe ufata umuntu ufite ubumuga nk'umuntu udafite umumaro hari igihe ufata umuntu ufite ubumuga nk'umuntu utazasohokana mu bandi ngo mwicare ngo musangire wumve uguwe neza mutemberane yambara uburyo ushaka ariko mu by'ukuri nk'uko mubibona nazanywe n'urukundo rw'aba bombi hano kuri uyu musozi muri kano karere ka Gasabo ni mu murenge wa Kinyinya aho ndi kumwe n'umugabo n'umugore bamaze no kwibaruka mwabibonye ariko ikintu cyantangaje cya mbere nuko henshi tujya tubona rimwe na rimwe ukagira gutya ahubwo ukabona abafite ubumuga bwabo nibo bisunganye ariko kuri iyi nshuro bwo hano ni nk'igishya ariko kandi ni n'umutima mwiza koko w'urukundo kuko no mu ijambo ry'Imana ntekereza ko muzi Yezu kuri benshi cyangwa Yesu ntabwo yajyaga avangura ari abafite ubumuga n'abatabufite bose yabafataga kimwe ni nako binameze no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko uyu we bibaye umwihariko sinzi impamvu wubitse umutwe ni wowe mbwira nimba wenda ibyo mvuze ari uko bigukoze ku mutima ariko ndagira ngo mbarize abakunzi ba Touch One TV mu kurambagiza umugeni wawe nta bajene bagenzi bawe baguciye intege ntago byabura ntago byabura gusa none ntago ari benshi babimenye ab'ingenzi barabimenye bari close kuri njyewe ariko nta numwe wanciriye akariro tega bose baravuga ati amahitamo urimo ntago n'ubuyobe ariko nza gutekereza kabenda avuga ariko ubundi bwo nubwo nahitamo cya kizungereza rubanda bareba bagahiga wa mugani bakavuga bati kabisa ubundi urwo rugo ninde uzarunyubakira hari uzamfasha kurwubaka cyangwa n'injye ubwanjye ndareba nsanga njyewe ubwanjye ngomba gukora ibintu byanjye bidashingiye ngo nuko kanaka ngabibona ngo biragororotse biragoramye ngiye uko mbibona nkabona bigororotse ibwo nibyo kuko n'ubundi mu rugo ntawe uzaza kunyubakira niyo mpamvu nafashe icyo cyemezo reka mbaze umugeni wawe tunagana no ku musozo
ugeze mu rugo nk'umugore kandi urabizi inshingano z'urugo zirakomeye mu mbaraga zawe n'uburyo Imana yabishatse, uburyo uhuza akazi kawe ko mu rugo nk'umudamu, uburyo ufata umwana wawe, uburyo ufata umugabo n'urugo muri rusange, ubitwara gute? Nta complex ujya ugira uti ibinda bigwa hejuru hanyuma abifate nabi? ni ukuvuga ngo buriya umuntu agira isoni ku muntu atisanzuyeho. Njye rero mwisanzuraho, naba nkiguyeho mba nzi neza ko atari bunseke, atari bubibone nabi, kuko ni ibintu yamaze kwakira ko ntabona. Ntabwo rero njya nikomplika ngo numve ngo niba nguye ku kintu ngo ibintu byacitse, oya. Kandi nawe iyo abona ngiye kugwira ikintu ahita ambwira cyangwa akaza akagikuraho. Wa mugani nyira ahangaha, iyo muriho mugendana mu muhanda, kwa kundi ndiho ndabaza umugabo wawe, mu muhanda muri kugendana birumvikana hari aho ugenda umubera ijisho, abantu bo ku ruhande ubona babibona bate? Mu byo nabashije kubona nuko ntago rubanda babyakira neza, nyine babona ko uko biri kose utekereza nk'umuntu muzima udafite urugingo na rumwe rupfuye, abo tubasha kuvugana, abo tubasha guhura bakambaza wenda ku makuru y'ibyanjye, baba bambona muri kote negative, bavuga bati wowe ibitekerezo byawe sinzi ukuntu bimeze, ariko babona neza ko bipfuye, nta kizima babonamo. Urabona ko babona ko ari nk'ikimwaro, ubundi uzabibwirwa nuko bagushengereye. Uranyura ku bantu bakagushengera, buri wese ukabona aragushengera, arareba abona ko ari nk'igitangaza. Of course baba babona ko ari ikintu, babona ko ngende mu buyobi, ko nayobye. Na benshi ni mu nshuti zanjye twagiye tuganira, urumva ubu ngubu kwanza ni nkaho nta nshuti nkigira. Nakubwiza ukuri, nta nshuti mu bantu bose nitaga inshuti zanjye, nta nshuti nyitunga, zamvuyeho kubw'iyo mpamvu. Ariko ndavugane inshuti nyakuri n'Imana. Ubwo n'abandi n'ibyaba ngombwa bazizana, uzabishaka zaza, tuzaba inshuti. Abo ngabo nyirwo urumva ubwo n'ubundi ntago bari mu murongo w'ubucuti, kuko inshuti ntago yakaguteranya ngo nuko ubona ko ugeze mu bihe runaka ngo bidasanzwe. Birumvikana. Hanyuma rero reka tugane ku musozi, ariko nk'uko bisanzwe umuryango ugira ibiwutunga, harimo akazi, kuba ushobora kuvuga uti ushobora kuba ndi mu nzu yanjye nkayitunganya, cyangwa se ukabona yikodesha ukabasha kuyibamo neza, ugatunga n'uwo muryango. Nabonye mufite n'uruhinja, burya uruhinja umwana witabwaho agatwara byinshi. Uyu munsi ubuzima bwanyu buhagaze gute? Reka mpere kuri wowe. Uyu munsi kwanza n'igihe kinini gishize, cyane cyane guhera mu gihe cya Covid gitangira, urumva byari urugamba rukaze, kuko nibwo muri iyo minsi yari atwite. Urumva iyo umubyeyi atwite abasabwa ibintu byinshi bitandukanye, ni ukuvuga ngo ubuzima bwe burahinduka ku kantu kose. Hari ibyo yaryaga yanga agashaka ibindi, afite no gukenera burusheti zonyine zikamutunga paka n'umwana avutse, ntawamenya. Ariko wenda hajemo kwitanga cyane, nta bushobozi bwari buhari, kuko icyo gihe nta n'akazi nari mfite. Urumva Covid ikiza gitangira, ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umuntu agenda, naje Kigali ntera ibiraka, no kuvuga ngo nakikoze ikiyeda ahantu, amafaranga yabonetse nkitunga wenda nk'umuntu umwe, urumva byari byoroshye kuri njyewe. Ariko noneho hajeho undi muntu runaka ku ruhande, ubwo urumva noneho Covid ijemo, akazi karahagaze. By'amahirwe wenda nk'umuntu mwigeze kuba mwakorana kumva yaguhamagara ati ngwino wenda hano hari nabonye akaraka, aho kuyi icyo 200 bikaba ibyo ngibyo, urumva amafaranga ntiwayizera, igihe runaka akaba arashize. Tugenda tudodadoda ubuzima gutyo, na nyuma wenda nk'abantu baba baragiye babana neza, cyangwa se nk'abantu banyumvamo nk'inshuti, akaba namubwira mfite ibibazo runaka, akaba yamfasha wenda akira icyo 200, nkabona wenda habonetse ayo mata, habonetse iki. Ariko ubuzima bwagoranye guhera icyo gihe, na n'ubu ngubu ntago birajya ku murongo, ku buryo rwose kurira
ni ibintu bivunanye kuri ubu ngubu kuri njyewe ariko bigenda biza nyine nkabyihanganira ni struggle ariko bikagenda bisunika kandi nkabona biraza. Madam tumenyere ko abafite ubumuga bwo kutabona bake kamvuge ko ari bake kuko dufite ingeri nyinshi z'abataragize amahirwe abatereranwa mu miryango bagafatwa nk'ibivume gusa tukagira amahirwe kugeza ubu inzego nkuru z'igihugu cyacu hari aho zigejeje icyiciro cy'abafite ubumuga mu buryo butandukanye. Noneho wowe waba waragize amahirwe yo kwiga narize nize primaire niga na secondaire ndabirangiza. wize ibiki rero? nize hege economy geography na history. No kuvuga ngo hari ushobora gufasha rero gufasha iyo wize mu ubwo bumenyi bwawe hari ushobora kubusangiza cyangwa ukakorera umushoramari akakubyaza umusaruro nawe ukabona amafaranga cyane. hanyuma rero ubu ngubu kugeza ubu ariko nta kazi ufite? Ntako. byakira ute rero kuba uri umubyeyi utanabona ni kimwe ariko ukaba ufite n'urugo udafite akazi mu mutima wawe bihagaze bite kugeza ubu? Umutima wanjye ntago nishimye kubera ko nta kazi mfite kandi mu by'ukuri dukeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ntabwo nishimye muri makeya. Humure Imana izabagirira neza. Ariko rero reka dusuze ikiganiro bakunzi ba Touch One TV ngira ngo mwabyumvise n'umugabo n'umugore barushinze vuba ariko nkuko nabibabwiye uko mubibona kuri kamera za Touch One n'abagabo n'abagore n'umugabo n'umugore beza rwose beza kuko burya abadamu benshi ngo bajya bakunda ngo abagabo ngo birabura noneho umugore nawe akaba ariko nyine ateye ngo aramutse afite ngo akayobe niko njya mbyumva ngo kuba afite inzobe ngo biba ari akarusho. Ngira ngo iyi couple rero murabibona ko ari kimeze ariko nkuko nabibabwiye kuri nge byabaye nk'igitangaza kuko ni hakeya mbizi hano mu Rwanda kuko hari heshi njya ngera n'ubu ngira ngo ni mu nyarukira kuri Touch One TV dufite inkuru nyinshi z'abantu bafite ubumuga bagiye batereranwa mu buryo bugiye butangaje. Umukobwa ugasanga wenda nimba ari muzima tike ntabwo ushobora kurongorwa n'umusore utabona ugasanga umusore nawe nuko abasore bo bakaba babi cyane havuga ati rwose umuntu ufite ubumuga uko bwa buri kose ge sinabana nawe ariko mu by'ukuri iyi navuga ko ari Edeni ya yindi twumva ni hahandi umugabo n'umugore koko baremwe n'Imana bagahuza n'urukundo rwabo Imana ikabaha no mugisha ngira ngo mwabonye umwana wabo. Bakunzi ba Touch One TV ro ndumva ikiganiro nagisoreza hariko ntekereza ko gishobora kuba kigukoze ku mutima ukaba wifuza kuba wavugana nabo reka mbasabe nimero za telefone. Mada abakunzi ba Touch One bura n'abanyamatsiko bashobora no kubigiraho bashobora no kubagira inshuti. Wewe hari n'uwavuga ati jewe ndumva ndi ready kuba nabaha akazi. Ibyo byose birashoboka akabaha amaboko akavuga ati reka mbatera ingabo mu bitugu. Telefone zawe yakubona guto wakenera kugushaka. MTN ni 078 07 49 39. Subire mutabusobwe. 078 07 49 39 n'umunani 29 nanone 97. Iyo umugabo wawe 078 48 38 217. ariko Imana irareba abanyarwandakazi niko abadamu benshi bandika muri telefone amanimero y'abagabo babo. Monsieur niki kigutangaza iyo ubona umugore wa ibintu byose abishyira mu mutwe? Ikintu cya mbere nzi neza kuri we nuko nzi ko ni umuhanga cyane mu gufata mu mutwe ibintu. Ntago bijya bintangaza cyane uko ushobora kuvuga ikintu runaka utari witeze yuko urumva ari ikintu kiri brag akaba yagifashe yakibitse. Urumva mind ye no kuvuga ngo
bya bindi atabasha kubonesha amaso babibika kure y'amaso y'ubwonko. Utangira ikiganiro nivuza amazina navuze ko nitwa nde? Nibuka Emmanuel. Nibuka ko yitwa navuze ko nitwa nde? Emmanuel Kanani. Ibyo koko ibyo uvuze afata mu mutwe. Ngira ngo abakunzi ba TWASANGIZA TV rero by'umwihariko barabona ko muri umuryango wishimye umeze neza. Reka tubashimire rero kandi tubabwira ngo mukomeze mubeho neza. Abafite ubumuga turi mu gihugu kidukunda, igihugu cyashyize imbere abafite ubumuga, ngira ngo murabizi. Ntekereza ko hari n'ikigo gifite mu nshingano abafite ubumuga, kandi ntekereza ko mu by'ukuri n'abanyarwanda aho bari hirya no hino nabo barazi neza ko abafite ubumuga bahawe agaciro. Niyo mpamvu natwe nka TWASANGIZA TV twageze hano kugira ngo tumenye koko ubuzima bwanyu. Tunejejwe nuko mubana, tunejejwe nuko mufite abaturanyi beza bagiye badufasha, namwe babafasha, byadushimishije. Reka rero mu kiganiro tuganire nimba nta kibasobwe dusoze tubashimira. Murakoze. Namwe murakoze. Turishimye cyane. Yego. Turagushimiye nawe. Natwe ntitwabura kubashima kuko namwe igikorwa mwakoze ni ubudasa. Icyo twifuza cyane ni ubucuti cyangwa se friendship iri close cyane hagati yacu namwe bihoraho. Turabashimiye cyane. Ibindi uko umutima wanyu utekereza cyane kure kuba mwagira support runaka, natwe twishimiye cyane kuzaba hafi yanyu tugafatanya. Burya abantu n'abandi. Turabashimiye cyane. Ngayo nguko rero bakunzi ba TWASANGIZA TV, ngayo nguko nababwiye ko nzajya mbazanira ibiganiro n'amakuru binyuze imitima yanyu. Twari turi mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Kinyinya. Twari turi kumwe n'umugabo n'umugore. Umugabo nta kibazo afite kijyanye n'ubumuga, umugore afite ubumuga bwo kutabona. Byinshi rero barabitubwiye, urukundo rwabo, amavu n'amavuko. Gusa bashoje batubwiye n'ubuzima bwabo muri rusange, ariko ati nta kazi dufite. Icyo rero musabwa mwebwe muri Iburasirazuba, muri mu Majyaruguru, muri Burengerazuba, Amajyepfo, umujyi wa Kigali, namwe mudahwema kudukunda muri Rwotamasimbi, nizere ko hari icyo mwakora. Hari icyo mwakora mugasura aba bavandimwe bacu, mukabaganiriza, mukabegera, cyane ko buriya igihugu cyacu murabizi iyo dufatanyije turushaho gutera imbere. Kambashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Hanyuma rero babwira ngo Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.